ewa nkuko bivuze cyane wo sinzi ubwo ahantu batu nyine hari inkuru iri gutitiza abantu sinzi impamvu utafashe breakfast ngo ufate n'umureti kabisa nawe unyungute wumve uburyohe bwabyo ariko nyine wa mwana wacu w'umukobwa cyane twemera badutwaye Ishimwe Vestina wa unduririmba muri ratsinda rya Dorcas nyine na Vestina man ibintu bigeze kure kabisa we n'umugabo we Idrissa wo mu Burkina Faso turabasuje neza turabaramukije nizere ko muri amahoro aho muri hose yaba mu Rwanda muri Afrika no hanze ya Afrika hose ya Burayi Aziya Amerika ndabasuje cyane nkuko bisanzwe ni Lioness All Talent cyangwa Rata muri kumwe n'umuhungu wanyu Mani One Kingos Mufasa intare ya Kanwa tuje mu isura nshya noneho n'ibindi birahari ariko tuje mu isura nshya ariyo twise All in One cyangwa se byose muri umwe bose muri umwe gutyo All in One. Turatangirana n'umusore wacu Maniga Manizo wakambara izo ekuteri ukambara utwo bluetooth ubundi tugatangira kabisa bakitwagiye byo dushyiremo tu. Turatangirana n'umusore wacu yakivuga nta kibazo. Na urakoze cyane Mani One. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniga Manizo Madiba Madido Madidus mubi cyane intaterwa inahangarwa nibyo. Nawe Maniga Manizo wowe mu cyarugendo w'imihanda ya social media ujye uhora umbwira ko ukunda gutembera kuri imihanda ni niye nkuru yatitije izi social media wenda yabiriho iri gutendinga abantu bose ku buryo bavuze ati kabisa n'ahandi hantu turi bujye turajya kuri iyi nkuru niye nkuru wumva iyo ngiyo nyine iremereye kuruta izindi zose. Ewa nkuko bivuze cyane wo sinzi ubwo ahantu batu nyine hari inkuru iri gutitiza abantu sinzi impamvu utafashe breakfast ngo ufate n'umureti kabisa nawe unyungute wumve uburyohe bwabyo ariko nyine wa mwana wacu w'umukobwa cyane twemera badutwaye Ishimwe Vestina wa unduririmba muri ratsinda rya Dorcas nyine na Vestina man ibintu bigeze kure kabisa we n'umugabo we Idrissa wo mu Burkina Faso wa muherwe wa mbere cyane wadutwaye umwana ibintu bimeze nabi man narakubwiye atura mwana nubwo ashatse agisoza kwiga ntaga bari fresh tu ariko nyine gushaka umuntu agisoza kwiga atarabanga kubitana n'ubuzima bwo hanze aho vuye kwa animatrice kwa animateur kwa prefi bamureberera yagera hanze nubundi akaba kiri kumwe n'ababyeyi rero we yaragiye kurebererwa n'umugabo man ariko buriya wenda yitonda nk'umwaka umwibiri byabona ngombwa agakubitamo ka kaminuza aho hantu byari kugenda neza ariko nyine kuba yarahise ashaka man bya ni ibintu abari bibi kabisa wenda yitonda kabisa ibintu byari kugenda neza akabanza kumva n'ubushomeri uko bumeze ariko wese ashyikira ipinda man uko ndakeka nari akorera yakuraga mu muziki ntago ari we wayimanagingiraga ngo amenye ngo angana gutya na gutya kuko yari afite management ariko man byarambabaje management ye ntacyo yamufashije kabisa tu burasi nkamurinda habi wenda yamugira inama cyangwa famiye ushobora gusanga mani baramwirukanyishe ngashaki bakanga kumugira inama ndakeka bira bintu atari wabyigiriyemo inama tu ariko nyine byambabaje nanjye n'abandi bantu bababaye cyane ariko nyine iyo nkuru nanjye nayo ndimo nembera kuri imihanda ya social media nyumva bavuga kuri amwana ari we yiyandikiye nako n'umugore ariko nanone mu kanya gato nongera kuyumva kuri Radio Rwanda Brighter uri kubivugaho cyane tu ariko nyine birababaje tunabivuye tujye kubindi kabisa byiza cyane tubwiye ku bya Ishimwe Vestina n'uburyo bimeze muri situation arimo muri iyi minsi nako reka tuvuge muri aka kanya none tuvuye mu Rwanda mu bijyanye na entertainment none reka tugere muri sport tubwire ikigezweho wowe watembereye kuri imihanda uzi kijya mbere watubwira ikintu cyasajize izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo natwe twumvire kuko hari abatabizi nkanjye ntabwo nkunda gutembera kuri imihanda mba nibereye kuri kamera na mic
watubwira yewe nawe wasigaye nyuma kabisa wagira ngo bakujyanye mu moteri by'induba kabisa. Ubu ntabwo bizi ko mu bintu bijyanye na siporo urabizi ko hariho ama match de barrage kugira ngo amakipe azajye gukina igikombe cy'isi kizabera muri Amerika na Canada, ariko nyine ibintu birakaze cyane tu. Kuko uribuka ko Nigeria yari mu itsinda ry'Amavubi na South Africa na Zimbabwe na Lesotho, ariko nyine ibintu byayibayeho nagahuma munwa. Kuko iyo na Kongo byakinnye match de barrage noneho Kongo irayihakura kabisa ikubitiza kabwane mijyambi y'ikimikwaju irayihaganyura. None kabisa abanyanigeria bari kwisubiranamo bavuga ati ni gute ikipe yacu dufite buri cyose byose bihari ariko tugatsindwa na Kongo iri hasi yacu kweri. None mani ngo babajyanye muri hoteli y'inyenyeri 3 ariko uyu hoteli uburyo yari imeze nta busitani bwari buhari ngo ahantu bani kutwenda twa siporo abandi bantu baranga ubona nyine ari ibintu biraho ngaho mani wagira ngo na hantu wenda bashyira ibintu bishaje tu. Nubwo umukinnyi umwe wakinnye muri Arsenal nari kwibuka neza kuko biba binciyemo ya foto yarangije arapostinga abishyira ku mbuga nkoranyambaga abanyanigeria bacika urwondogoro. Ikindi kintu nanone bari barimo gahimbaza Muskimani kameza 2 yose ashize batabishyura, kandi tuzi ko Nigeria ari ahantu hari ibintu bya peteroli amabuye y'agaciro bateye imbere. None tugeze muri sinema ho twita dukuruza amavi tukavuga ati mutubabarire rwose muri hejuru yacu. Rero ibyo bintu abanyanigeria ntago bari kubyumva, induru ni yose kabisa tu. Ibintu muri Kongo babahaye nuza miliyoni $, nibaramuka yaba kusezera Nigeria n'ira Cameroon bahuye bo barayibahaye kabisa. Ubu ngubu bazahura n'igihugu cy'Iburayi, sinzi nimba ari cy'Iburayi ariko ntabwo nibuka neza, ndaza kukubwira mu yandi makuru ari buze kabisa. Nibyo ngibyo kabisa. Nanone kandi muri Cameroon naho Samuel Eto'o ntago ari kureba neza umutoza bitewe nuko umutoza yirayi agatera amahani akanga kugenda. Baramubwenga zahamagarire Yaounde aranga kabisa, aragigira ahamagarira mu Bufaransa. None ibintu byabaye ibibazo kabisa. Nako tubivuye twigire mu bindi, ndumva ari ibyo ngibyo kabisa. Maniga Manizo tuvuye noneho muri siporo, reka tugaruke muri politike. Nkawe nk'umuntu iwe ntiti nyine tuvuga ati niwe nyiri imihanda niwo mu kirarugendo, reka tujya muri politike utubwire abaperezida 5 ba Afrika ibihugu bayobora n'amazina yabo, kandi ibyo bintu babikora mu masegonda 30. Nubikora ndagukomera amashyi. Okay, twagiye. Mani amasegonda 30 nano kumamana amasegonda nk'abiri yo gutekereza ngo mbanze numve nkuru ubwengenge mashwari nzireguwe, mbanze numve abo bayobozi abaribo. Ariko nta kibazo twagiye. Uwa mbere ujya gutera uburezera bw'ibanze hari Perezida Paul Kagame ari we wacu w'u Rwanda, hakaza Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, hakaza na Neva Ndayishimiye wa Evariste w'u Burundi, hakaza na Pombe Magufuli wa Tanzania, hakaza ndiko numva ari kwanga kuza. Okay, hakaza na Kabila wa Kongo. Ndumva ari abo ngabo kabisa, ahubwo nkomera amashyi yanjye. Urampfunyiki. Maniga Manizo Madiba Madidus Madido ntabwo ibintu ari ibyawe bya politike rwose. Ni gutunzaniramo nuza Magufuli kandi atakiriho aho ngaho wakishe ako kantu mvuze ngo Magufuli nkavuga na Kabila nyine ntago nabyibukaga mani. Ibyo ngibyo byanciyeho, ari byo mba nibuka nyine bitewe nuko mba naheruka kumva amakuru ya politiki. Ariko nyine ndabimenye ko ari Samia Suluhu, akaza nanuza na Tshisekedi Chilombo nyine wa DRC nye Republic Democratic Congo. Ndabimenye kabisa, ubwo akunga kubutaha n'abandi ubwo bahita babimenya. Nibyo ngibyo tu dukomeza. Okay, reka twigarukire muri entertainment nyarwanda, kuko politike yakunaniye ntago ari byagumere muri sport na entertainment. Politike yihareba nyirayo. Ngiye kuguha abahanzi 5, wowe urama ndaguha abahanzi 5 none uhitemo umwe umbwire impamvu 3 cyangwa 4
ariwe muhanzi urenze abandi kuruta abo bose nkubwiye. Okay, twagiye. Ku mwanya wa mbere hari Bruce Melody, akaza na The Ben, undi uza ni Ngabo Medali, akaza Tom Close na Riderman. Ariko kubwanjye ndi kumva uri guhitamo Riderman kuko numvisha uvuga nk'umuraperi, ariko twagiye urahita umbwira uwo wahisemo muranga. Njye ni ku giti cyanjye mvuze Riderman ibisumizi nyine. Wowe urahita muri abo batanu nkubwiye Bruce Melody, The Ben, Riderman na Tom Close. Wowe urambwiramo umwe uvuga ati uyu nguyu niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda bibaye na ngombwa yakubakirwa na stati hani Nyarugenge rwose bakajya bavuga ati uyu nguyu niwe muhanzi twemera. Okay, twagiye. Mani ibisumizi kabisa. Ewa none wari ya Riderman agira akavuga ati ndi nambone mu rugendo ndi rusake sindi dendo. Aho nganyine nanjye yo mageze nkuruza amavi nkavuga ati uyu musaza ari hejuru rwose muri rap nyarwanda nta wamurengaho tu. Na Bruce Melody kibike nuko telefone yayijugunye mani ndamuhamagara nta kiyifata kabisa. Niwe twajyaga tuvugana ariko yarayijugunye. Nuza nawe uwo nawe Ngabo Medali na mayobera nyine ntabye nubwo nta wamusimba ariko nyine biraho ngaho. No The Ben we sha nta mahitamo nyine nta mahitamo arimo nyine nta mahitamo afite murekera iyo ngiyo. Tom Close n'uwo nguwo waruneze umutego uzi ko ndi bugendere mu njyana kubera ninjire muri iyo rap ukavuga ngo ni Riderman nkuko warubimbwiye, ariko nyine ari ugufana no gushyira mu gaciro. Ukuvuga aho ngaho kwarumbwiye nagombaga kurebera muri society yose nyarwanda ahantu yajyane he. Rero ni kwa Tom Close bitewe nuko wenda hari abafana be mu bijyanye n'umuziki entertainment, ariko tukaza no mu muryango nyarwanda. Ariho mpita mvuga ati Tom Close uri hejuru cyane muyombano Thomas. Ya ewa nasha aho rankosoye imana amakina ayo kabisa. Manizo ibi bintu warabibwiwe n'iki kuko njye nari naguteza umutego uko uri buvuge Riderman bitewe nuko wari winjiye tukwakira uvuga nk'umurapa nyine. Ndavuga ati ninzana mu Riderman uko byagenda koze uraza winjira mu isura y'ibisumiza, ariko birangiye none unkosoye ahubwo ujya muri R&B unzanira Tom Close kuko nanjye ku gapapuro nari nakoze ahubwo reka mvivure bwa kabiri kuko nari navivuye ko ari Tom Close nyine n'ubundi bitewe kuba music ye ari therapy none hakaba hari na ntuza akora no mu bintu bijyanye n'ubuvuzi atanga amaraso. Urumva nyine navuga ko ari double work wenda abandi usanga bari bibereye mu muziki, ariko we arabikora agakora n'umuziki. Urumva avura abantu inshuro ebyiri, ari ukubakubita uwo muziki bavura ama stress n'iki none akagaruka none akabaha n'amaraso akabafasha mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amaraso. Urumva ni ibintu birenze none tukiraho ngaho. Reka twigarukire muri science kuko ndebe nimba uri intite nkuko wiyita uri mu kirarugendo w'imihanda kuko nimba harasumye cyangwa ari byo bakwitirira. Okay, twagiye. Aha twari none ugiye kumbwira kuri tugiye kujya muri shimi nubwo wazanye ya mbere mu cyareta, ariko ndagira ngo ndebe ibyo bintu koko warabyumvaga cyangwa byari ukubeshya. Okay, muri shimi ugiye kumbwira noza element eshanu kuri periodic table uzimbwire kabisa ndagukomera amashyi nabonye yakunda cyane. Okay, twagiye. Umani twe twarasumye hari ibintu bumbwira nkumva uri kunkorera ka massage ni ibintu byoroshye twarasumye cyane. Narakubwiye ngo ninge nako wari wari twigana urabizi ko ari nge wazanye ya mbere muri shimi twiga turokomesi nago twabaga twaborotse kabisa ni ibintu byaga biturimo tukabisoma bikadutembamo tubyumva ari nk'amaraso nyine nkuko mbwiye ko kuri periodic table izo nuza element zayo mu bintu byoroshye. Hari nakarabo ka Saframani Chancellor heheri bebe gutyo nyine Chancellor bara ya yo nanga urankomagwe nta nubwo nkome numva gutabyibuka, ariko none ngiye nkwace eshanu none umpaye nuza periodic table n'amagurupe yabyo byose birimo wana uri mubi cyane. Ariko angane fresh reka nze mutego undi mutego ndeye kusimbuka. None reka tugere muri ntuzo twagiye muri biology mbwira nuza terminology ebyiri zakunaniraga kuzivuga cyangwa kuzikora twumve ko urimo neza.
wenda ushobora no kumbwira nuza formule yazo cyangwa akamaro kazo izo ngize ebyiri singo nta kibazo urambwira izarizo. Okay twagiye mani nawe ubanza wabaye gatumwa kabisa, umvanye muri shimi unjyana muri science unjyana muri sport kugira ngo wumve kuko nimba ndiniti byanyabyo. Ariko nyine hari terminology ebyiri zananiraga muri biology nkavuga ati ariko nuko bimeze gutya zo naraziborokaga si ibintu byo kubeshya. Ari nuza chlorophylle akabana nuza na photosynthesis, ariko nyine ibyo bintu icyo narinzi cyo nuko green plant yo byakinirwaga muri green plant nyine kugira ngo iki gihingwa kibeho nyine. Ubwo nyine urumva iriya nuza green kara nyine biriya byakoreshaga kugira ngo bibashe kuba byakurura imirasire y'izuba. Wenda utu element twazagamo muri photosynthesis wenda na amazi, umwuka n'ibindi bigenda byivangamo gutyo nyine. Nibyo kabisa. Yewe uranyemeje cyane kabisa amashyara cyara yawe. Chlorophylle na photosynthesis koko bikoreshwa kuri green plant. Urakoze cyane kuko tubonamo amazi, ikindi ni iki n'umwuka nawe uzamo, ibindi nabo bazishakire twagiye. Maniga manizo dusoza none tugaruke muri entertainment tuve mu bintu bya science. Ngiye kugwima amasegonda 30 urambwira abakinnyi 5 bakina comedy n'abakinnyi 5 bakina filime mu Rwanda. Urabimbwira mu masegonda 30 nubikora neza ndagukomera amashyi nkuko tubizi kubikunda cyane. Ndabikora n'umutima ukunze kandi ufite ubushake. Okay twatangiye, reka dutangire nono. Mani bureka kubara gato mbanze ntekereze mbanze njyuse mbyumve neza kuko ibyo ni ibintu bisaba kubanza ukabisotinga kugira ngo ugendere kuri icyo gihe twahanye ku buryo bigera n'ubundi abo bantu bafite mu mutwe. Okay ngatangira tugende. Muri filime dufitemo hari Bahavu, akazamo ba Ben Chris, akazamo Kiramani, akazamo Aisha, akazamo Papa Sava. Nabo ngaho. None tujya muri comedy. Muri comedy harazamo Nyagiso Patino, Mucumi, Nsabi, Bijiwe Bija, abandi na ba pirate. Ndumva ari abo ngabo nabo ngaho kabisa. Ariko nyine nubwo mbakubwiye gutyo muri filime nyarwanda na noza na comedy nyarwanda hari abakina muri filime bakisanga no muri comedy hose bakoreramo nkuko nkubwiye Kiramani, Aisha, cyangwa ugasanga Nyagiso yagiye muri filime, ugasanga Kiramani yagiye muri comedy, Bansayi bari muri filime, Babijuye bari muri filime. Nyine bitewe n'impano bafite cyangwa bitewe nuko wenda aho ngabo abakene ugasanga hose barahari. Ba Papa Sava bari muri filime, banuza Bandimbati bari muri filime, bagiye muri comedy. Ibyo byose bakabikora pe kandi bakabikora neza, ugasanga uko baperforminga muri filime ni nako baperforminga muri comedy. Byiza cyane nibyo ngibyo kabisa. Okay iyo wana ndagushimiye cyane uwi Maniga Manizo Madiba Madido Madidusi urankumaguye ntago nkomye tu kuko uburyo nari niteguye ko biri bukunanire ariko bikoze neza cyane sapurusa. Nanjye ndagushimiye uwi Manwani Kingos Mufasa intare ya kanwa mba ndi kwibagirwa cyane kuko namazina umva goranye cyane nubwo yanjye uwevuze ngo ni Maniga Manizo Manwani Madido Madiba Madidus. Ayo ngana nanjye nyavuze ndavuga ati Imana iri kumwe nanjye. Ushatse wakongeraho Emizo Emi1 nyine ayo ni amazina y'umusaza nyine umusangira ngendo ushobora kumutera n'umubasha ariko yagutera akaguhungabanya. Nibyo turabashimiye cyane kuba mwadutumiye kuri Lioness All Talent cyangwa Rata. Iyi ni channel nemera cyane bitewe n'ibiganiro mugeraho nyine ari wakantu kakanoza suku cyangwa creativity cya innovation. Mwaka kantu watangije ka all in one cyangwa umwe muri byose cyangwa umwe muri bose cyangwa byose muri kimwe. Nyine ni ibintu kubyumva ntago bisobanura biba byoroshye. Wenda hari abantu bashobora kubona produit fini
cyangwa ibyo uri kubaderivaringira bakavuga ati kabisa bimeze gutya, ariko wakwereka behind the scene imvune zirimo nabo batagangara bakavuga ati kabisa reka dukore comment, subscribe, share na like kugira ngo nyine ibintu ujye ubikora vuba vuba faster bitewe nuko ari yo motivation yabo tu. Ndagushimiye cyane rero, baye nakagaruka, ciao. Rero ndagushimiye cyane n'ubutaha uzagaruke twongere dukori ikindi kiganiro abitewe nuko abafana babikunda. Rero namwe mbashimira mwebwe abafana bari bakurikiranye Lioness All Talent, mujye muri comment mutubwira ati kabisa ibintu mukomereza aho ngaho cyangwa muhindure muzana kanaka. Ikindi nanone mukore subscribe ku batayikoze, mukore share, like n'izindi nyunganizi mwumva twabafashamo cyangwa n'abandi bumva bagira icyo badufasha muri ibyo ngibyo wenda bashaka kwagura impano zabo. Ikindi muri description harimo nimero ya telefoni ushobora kuyikoresha ku bijyanye ku yandi makuru nyine arenze ayo ngaho muhaye. Dusubire ikindi gihe, murakoze cyane, ciao. Manizo twagiye.